reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ijana na kane n'ibice bitatu FM ijwi ry'Amerika niyo uteze amatwi, nanjye nkaba nkuhaye ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira mu masaha nk'aya gihagarariwe na Nigena Roger naho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza. Agahinda gakabije cyangwa se depression mu ndimi z'amahanga ni indwara yangiza imitekerereze n'imikorere y'uyirwaye. Iyi ndwara kandi ituma umuntu yiyumva nk'urakaye cyangwa kumva ko nta cyamushimisha ndetse ikanagabanya n'ingufu z'imikorere ye mu kazi cyangwa mu rugo. Iyi ndwara ariko ishobora gukira mu gihe uyirwaye agiye kwa muganga cyangwa abonye ubundi bufasha bugenwa n'abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Bimwe mu bimenyetso bishobora kuranga umuntu ufite uburwayi bw'agahinda gakabije harimo kubura umumaro n'ibyishimo mu byari bisanzwe bimunezeza, imihindagurikire mu bushake bwo kurya no gutakaza ibiro, gusinzira bidasanzwe, kubura imbaraga cyangwa kwiyongera k'umunaniro, gutekereza bikomeye ndetse n'ibindi. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ariko twibanda cyane cyane ku bitera abantu kwiyahura. Turaza kumvira hamwe ibitekerezo by'abantu batandukanye batubwira ku mpamvu babona zatera abantu kwiyahura. Turakomeza kandi twumva ubuhamya bw'uwabigerageje ndetse anatubwire isomo yakuyemo. Turakomeza twumva ikiganiro twagiranye n'impuguke ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe atubwira uko umuntu yafasha undi kugira ngo amurinde kuba yagera ku rwego rwo kuba yakwiyahura. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yerekana ko abantu miliyoni 1 biyahura ku isi buri mwaka, bivuze ko buri masegonda 40 hari umuntu wiyahura. Dr. Darius Gishoma, umuganga w'inzobere mu buvuzi bw'indwara zijyanye n'imitekerereze clinical psychology, avuga ko umuntu yiyahura ageze ku cyiciro cya 4 nyuma y'ibindi bitatu abantu baba batabonye cyangwa se babibonye ntibabyiteho. Icyambere ngo ni igitekerezo. Kuba umuntu yumva ko kubera ibibazo afite aramutse atariho ububabare bwagabanyuka. Igice cya kabiri ni ugushaka uburyo, urugero ni nk'abajya hejuru y'igorofa, kwishyira mu mugozi, kwiroha mu mazi, kunywa imiti yica ndetse n'ibindi. Uyu muganga akomeza avuga ko icyiciro cya gatatu ari ukugerageza. Umuntu wiyahura ngo ashobora kubanza kubigerageza kenshi ntapfe, ariko rimwe akazabikora bigakunda. Akenshi kwiyahura rero ni ibintu biba bimaze igihe kinini mu muntu, ariko umwe nabyo yarababaye agashaka ibisubizo. Nyuma yo kumva ibi rero natwe twegereye abantu turaganira nuko tubabaza icyo batekereza ku bijyanye no kwiyahura. Ese babona ari iki gituma abantu kuri iki gihe biyahura? Ni kuri mikro ya Rugamba Jonathan. Gituma abantu biyahura dore ngiki sibyo? Ni ubwihebe bw'usanze mu rugo, urumva nk'umuntu mubana, urumva ugasanga wenda afite ikibazo mu rugo ntakikubwire, ahubwo gashiduka yagitakayemo, urumva wamubaza impamvu ntakubwira impamvu. Kandi ibyo bintu bibaho. Kandi wabibonye byanabayeho. Benshi biyahura ari nko kunanirwa kwiyakira, bahura n'ikibazo akumva byacitse. Ikindi kandi babasha no kuganira. Agize ikibazo nabasha kugenda ngo arebe umuntu yizeye akimugezeho, baganire, bapartage ubuzima, yumve ko atari wenyine bibayeho, ari ibintu bisanzwe. Ndakeka nta muntu ujya wiyahura ahuye n'ikibazo ari we wahuye nacyo bwa mbere ku isi. Rero nkeka ko ari nko kunanirwa kwiyakira cyangwa gufata ikintu nkaho cyacitse. Nge numva umuntu yajya abasha kwiyakira, yanabona n'ikibazo ntiyumve ko byacitse, numva kwiyahura byagenda bigabanuka. Jewe ntekereza ko rimwe na rimwe biba bitewe, mbona iyi si isigaye inavugita ibibazo bikomeye cyane, kuko uko habaho uwo muvuduko tuvuga w'iterambere usanga mu mutwe w'abantu bigenda byivanga. Noneho rimwe na rimwe bitahura n'ibyo umuntu yexpectinga yashakaga kugeraho mu gihe runaka, ugasanga hari amadepanse aba yaratakaje, hari ibintu runaka byinshi bikaza gutuma mu mutwe birenga urugero rwo kwihangana, nyine bikaba byatuma
hashobora kuzamo no kwiyahura cyangwa kwiyanga muri rusange bitewe nyine n'ibyo bibazo byose abahuye nabyo ataba atarateganije kandi nawe yashaka kugera nk'abandi babona bageze. Abantu muri iyi minsi bari kwiyahura cyane, njyewe mbona biterwa n'imyumvire yabo mike, bakaranirwa kwiyakira ngo bakire ibibazo bafite, bagahitamo kumva hari ko ikibazo cyabo cyarangizwa no kwiyahura. Ikibazo cyo kwiyahura no kwigisha abantu, tukaba twababwirije ijambo ry'Imana ko iyo umuntu yahuye burya nta n'ubugingo aba afite, aba ari umwanzi wanze abantu kugeza ubwo nawe ageze aho yiyanga. Bene uwo muntu nta n'ubwo ajya no mu ijoro, aba yarimbutse iyo yiyahuye. Abantu barimo kwiyahuza n'ibintu byinshi by'uburibwe bw'ibiceri n'ibintu byinshi. Impamvu ni nyinshi, ntabwo ari imwe cyangwa ari ebyiri bitewe n'ibibazo biriho kuri iyi si. Hari ibigendanye n'ubukene, ubuzima buri hanze aha ngaha. Ndibaza rero abantu benshi bariyahura kubera ibyo byose. Rwose njye mba numva ibyiza ari uko abantu bakumvana, wabona nyine nk'umuntu atangiye kugira imyitwarire itari myiza, aho kugira ngo ube wamushyira mu kato ukamwiyegereza cyane kugira ngo abashe kumva ko ari kumwe n'abandi bantu. Noneho icyo gihe byanaguhesha n'amahirwe yo kumva ikibazo cye ku buryo ashobora kumufasha mu gihe cyose yari atangiye gutandukira. Arakoze cyane Rugamba Jonathan waganiriye n'abaturage batandukanye bakamugezaho ibitekerezo byabo. Nawe uduteze amatwi mu kiganiro cya none wagira uruhare muri iki kiganiro. Tubwire, ese ubona hakorwa iki ngo umubare w'abantu biyahura ugabanyuke mu Rwanda? Twandikira ubutumwa kuri telefone ngendanwa ariyo 0787 58 14 11 cyangwa 0728 02 82 32. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Reka noneho nk'umwanya mugenzi wanjye Christelle Wikeza atugeze bumwe mu butumwa bwamaze kumugeraho, ndagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro. Hari ubutumwa tumaze kwakira buri kugaruka kuri insanganyamatsiko ya none, igaruka ku cyakorwa ngo umubare w'abantu bafite agahinda gakabije ugabanyuke. Iradukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze avuga ko hagakwiriye gushyirwaho ibigo bihumuriza abafite ihungabana cyangwa agahinda gakabije. Valentine Mwumvaneza uherereye mu Gasyata avuga ko hakagombye gushyirwaho abajyanama mu bijyanye n'imitekerereze kandi badahenda. Rubanzangabo uherereye Musanze yagize ati iyo umuntu afite agahinda gakabije biba byiza iyo abonye umuntu yisanzuyeho aganiriza. Mukantwari Denise yagize ati agahinda gakabije ni indwara nk'izindi zose. Iyo ubuze umuganga karakwica rirabiyahura ibibazo biba byabarenze cyangwa babuze ubaganiriza. Ubutumwa twari tumaze kwakira bwa rubu ariko mukomeze mubwohereze turakomeza tubwakire. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. U Rwanda kimwe n'igihugu cy'u Burundi ni bimwe mu bihugu byaciye mu ntambara n'ubwicanyi bwatwaye abantu benshi, by'umwihariko Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe zivuga ko ikintu cyose cyica umuntu, umuryango, kibuza ubuzima kubaho, cyongera ibyago byo kwiyahura. Ubushakashatsi bugenda bukorwa kandi bwerekana ko hari isano hagati y'ibyabanje n'ibyabaye ku muntu no kwiyahura. Mu gihe hirya no hino mu Rwanda hamaze iminsi hagaragara ibikorwa by'abantu biyambura ubuzima, David Hitimana yanyarukiye mu murenge wa Rugabano ho mu karere ka Karongi, nuko aganira n'umusore ufite imyaka 25 utarashatse ko amazina yatangazwa, maze amubwira impamvu yamuteye gushaka kwiyambura ubuzima n'uburyo yari yaranze kugira uwo abibwira. Reka tubumve, turagaruka mu kanya. Byatewe n'ubuzima nari mfite mu rugo ahantu nabaga kwa mama wacu, nabonaga ntabayeho nk'umwana, nk'ukuntu umwana abaho ari kumwe n'ababyeyi be. Nuko naje kugira ikibazo cyo gupfusha ababyeyi banjye bapfuye nkiri umwana mutoya, bapfana na mushiki wanjye. Hanyuma noneho nararebaga nkasanga amasambu yose yo mu rugo barayagurishije, bankuye mu ishuri, nari ndangije mu wa kabiri segonderi, ndangije ndareba ese ko mvuye mu ishuri amasambu y'iwacu bakaba barayagurishije nzabaho gute, bituma mfata uyu mwanzuro wo kwiyahura. Uyumva gute mbere yuko ubikora? Nyine mbere yuko mbikora numvaga ko kuba ndi ku isi nta kintu bimariye, numvaga ko n'ubuzima nta kintu bumariye, kuko naratekerezaga ese mushiki wanjye ko yapfuye
mama akaba yarapfuye, data akaba yarapfuye, ubundi ndi ku isi nkora iki misi yanjye niye, ese abo bapfuye nabarushaga ubwiza, ahubwo nkumva nabitekereza nkumva biri kuma motivation kujya bikantera kugira igitekerezo kibi. Nyine banjyanye mu ishuri, ariko nyine ngeze mu wa kabiri segonderi bankura mu ishuri, noneho bakundaga no kunsereza ngo ntago ndi uwabo, abana aho bakakunda kumbwira ngo nta data nta mama, twaganira bakambwira ngo turabafite ariko ntubafite, nyine nkumva nisesereza, nkumva bari kumbwira amagambo mabi bikantera kwiheba. Imisambu yanjye barayigurishije, nareba uko data na mama bari batuye nkabona hubatsemo andi mazu barahagurishije, nkumva mfite agahinda kenshi. Witwara gute mbere yuko ubikora none? Uko nitwaraga nta muntu nanabigaragarizaga ko mfite ikibazo, ngiye naratuzaga, urabona nk'iri muri iyo situation ntabwo wabwira umuntu ngo nziyahura, numvaga nyine ari ibintu ngomba kuzakora ku giti cyanjye, no mu rugo barambwira ngo nkore imirimo nkayikora, ahubwo nshyizemo n'umwete bakabona ko ndi umwana mwiza, ariko muri njye nabaga mfite gahunda yo kwiyahura kuko numvaga isi ntakiyikeneye. Wabikoze uti? Nyine nafashe ikinini cyica imbeba ikibita sumu ya panya, ndangije nkishyira ku biryo nyine ndarya. Icyo gihe ndabyibuka bari bagiye gusenga nta bari bahari, numvaga ko mfite ubwisanzure mu rugo buhagije, numva nta n'umuntu wibunankiza. Hari uwo waba warabiganirijeho mbere yuko bikora? Nta muntu n'umwe nigeze mbiganiriza kuko numvaga ko nimbimuganiriza leta mbuze iyo gahunda, kandi numvaga ari umwanzuro nafashe udakuka, kuko buriya njye nirinda gusebanya nagira ngo atagira umenya ko ahantu mbayeho nabi, numvaga ari byo nzimenyera kugeza igihe nzavamo umwuka, kuko numvaga nteganya, numvaga wenda nk'ikintu nafashwa ntacyo pe, numvaga namaramaje ku buryo niyo waza ukahamagarika ngo reka ibintu ntago ari byo, numvaga ndi bubikore kuko nabonaga nta kirengera nsigaje ku isi. Kwikura mu mwuka ntago ari byo byiza. Ikintu nagira inama mu bantu bagana Imana, ibibazo bagize babigisha inama n'abantu baturanye, babigisha inama, banabwira uwo muntu ubatera icyo ngicyo kuri kumpemukira, bazasabana imbabazi biyunge, ahasigaye abyikuremo tubifashijwe n'Imana, byose tubigeraho. Arakoze cyane David Hitimana kuri iki kiganiro kigufi yagiranye n'uyu mugabo utarashatse ko tuvuga amazina ye. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, mumaze kwiyumvira zimwe mu mpamvu yatanze zamuteye kuba yakwiyambura ubuzima ndetse akanagerageza kubigira ibanga. Ese wowe aho utuye cyangwa aho uba ujya ubasha kuba waganira n'abaho ku bijyanye na bimwe mu bibazo abantu bahura nabyo bishobora no kuba byatera abantu kwiyahura? Mu gukomeza n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi rero, ndagira ngo mbabwire ko kwiyahura cyangwa kugerageza kwiyahura ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Ingingo y'116 y'amategeko ahana mu Rwanda ivuga ko umuntu wese ushishikariza undi kwiyahura, umufasha cyangwa utuma yiyahura, iyo bihamijwe n'amategeko afungwa hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5. Polisi y'u Rwanda rero iherutse gutangaza ko abantu 125 bapfuye biyahuye mu mezi 9 2019, mu gihe ababigerageje bose hamwe ari abantu 205. Abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko kwiyahura kenshi biterwa no guhura n'uruhurirane rw'ibibazo rukurikirwa no kugira agahinda gakabije, ahanini gaterwa no kunanirwa kwakira ibyo unyuramo, nyamara ugasanga iyi ndwara idakunze kwitabwaho. Mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe yegereye Madame Uwitonze Therese, umuyobozi w'ikigo Mental Health Dignity Foundation kita ku buzima bwo mu mutwe giherereye mu karere ka Huye, maze amuganiriza byinshi kuri iyi ndwara y'agahinda gakabije ndetse n'uburyo uyirwaye afashwa. Madame Therese, uyu munsi turaganira ku ndwara y'agahinda gakabije, nk'imwe mu ndwara zadukira ubuzima bwo mu mutwe bwa muntu. Ariko ubu hari uduteza amatwi yibaza ati se ubundi umuntu akwiye kugira ubuzima bwo mu mutwe bumeze bute? Ni umuntu imbere y'ibibazo ahura nabyo bya buri munsi abishakira umuti ubereye, kandi uwo muti ukaba ari umuganisha mu iterambere, kuko abahangana n'ibibazo bye mu buryo bwiza bimugirira akamaro kandi akanakagirira n'abandi. Agahinda gakabije ni indwara yo mu mutwe ifite ibimenyetso bitandukanye. Muri byo dushobora kubasangiza bimwe, harimo ikibazo cyo kudasinzira, harimo guta ibitereko mu mitekerereze ndetse no mu mikorere, hakabamo kwishimisha biba gakeya muri we, akaba ahitamo no kuba wenyine, akarangwa no kuba afite agahinda kandi ariko agahinda ke kaba gafite aho kava. Ibindi bimenyetso no kusanga umuntu yacitse intege, umwete yarasanzwe afite mu mikorere ye ugashira rwose ukagabanuka, ku buryo umuntu abibona ko imikorere umwete we wabaye mukeya, birumvikana ko n'umusaruro uhita uba mukeya. Ikindi ugasanga ashobora no kunagira n'ibimenyetso byo kudashaka kurya, muri we ibintu byose biragoye imbere ye. Ni indwara rero iriho muri iki gihugu. Muri bimwe bitera indwara y'agahinda gakabije harimo ayo makimbirane ashamikirana n'ihohoterana. Hanyuma se bishobora no guturuka
kugutakaza ibyawe cyangwa se abawe. Vuga ngo rero indwara y'agahinda gakabije iterwa na za fagiteri nyinshi cyangwa se ituruka ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Ni nayo mpamvu no guhangana nayo uhangana naho ikibazo cyagiye kiva ukacyitaho. Ese umuntu urwaye indwara y'agahinda gakabije wageze ku rwego rwo gutekereza kwiyahura yafashwa? Ubufasha bwa mbere bushobora kuva kuri nyir'ubwite aba yabizi, agashobora gufashwa n'abamukikije abo mu muryango we, ashobora gufashwa n'ibyo na bya bigo bitandukanye turimo tuvuga bijya bibakira, ashobora no kunafashwa n'abita ku buzima bwo mu mutwe bari hafi muri community, atari na ngombwa ko ajya kuri za hopitali. Gufashwa, abantu bafashwa kandi no gukira birakira. Ese abo bamwegereye bo bamufasha iki? Niba umuntu yagaragaje ko ashaka kwiyahura akanabikubwira, ntekereza ko ikintu akeneye cya mbere wamwumvise, ushobora no kumutabariza, cyangwa se kandi ushobora no kumufasha kwinjira muri cya kibazo cyari kimuhangayikishije kugira ngo kibonerwe umuti. Ni byiza rero kwitoza kumenya ngo abo turi kumwe, cyane cyane nk'ababyeyi, kumenya ngo abana baramutse bate, biriwe bate, mukamenya kuganira mu rugo, kuko iyo uganira n'umuntu urashobora kumenya ikibazo afite. Ubufasha rero bw'ibanze kugira ngo dukumire, tuganire mu muryango wacu, uwo twumva ko agaragaza ko afite ibyo bimenyetso tumutabarize, hanyuma kandi n'abo bantu babyize nabo bagaragare babikore. Na principe ya OMS iravuga ngo ntabwo wagira ubuzima bwiza udafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Arakoze Madame Uwitonze Tereza wagarutse ku kuba umuntu yabasha gushakira ibisubizo ibibazo afite bimuganisha ku iterambere aho guheranwa n'agahinda. Bahaye ikaze bakunze b'ikiganiro. Nk'uko bisanzwe buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse. Ubutumwa bwa none buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku kwizigamira, aho twibazaga tutese mubona ari iyihe mpamvu urubyiruko rutitabira ibikorwa byo kwizigamira. Dore ibitekerezo mwadusangije. Hakuziyaremye Theoneste uherereye mu karere ka Ngoma yagize ati urubyiruko rukwiriye kureba kure kuko ibyo kwiteganyiriza ntibabikozwa, baba bumva babaho nk'abazapfisha. Ariete Uwera uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati kwizigamira ni byiza, gusa nta kazi uri umushomeri ntiwabasha kubikora kuko niyo ubonye ubashije gukemura ibibazo uhura nabyo uba wakoze cyane. Naho Maniragwa Boniface uherereye mu karere ka Gasabo yagize ati umubare w'urubyiruko munini nta kazi bagira, rero ntusanga kwizigamira batabikora. Uwiringiyimana Jean Claude uherereye mu karere ka Muhanga yagize ati impamvu urubyiruko rutitabira ibikorwa byo kwizigamira ni uko ntacyo babinjije kandi bakagira imyumvire y'uko kwizigamira atari ngombwa. Anatara Umuhoza uri mu Gasyata mu mujyi wa Kigali yagize ati urubyiruko impamvu rutitabira ibikorwa byo kwizigamira akenshi baba bumva bagendana n'ibigezweho, ugasanga n'amafaranga bafite baragura ibidakenewe bikarangira badafite yo kwizigamira. Dukomeza Frederic Karangwa yagize ati ubukangurambaga burakenewe kuko si ukubura icyo kwizigamira kuko babona yo kugura agacupa. Uwera uherereye Nyamirambo yagize ati kwizigamira si amafaranga menshi, ahubwo icya mbere ni uko urubyiruko rugomba kumenya akamaro ko kwizigamira, ibyo bikaba byanyura mu gukora ubukangurambaga. Nawe udukurikiye wagira uruhare mu kiganiro ejo, aho wakwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo 07282823 cyangwa se kuri 0788758141. Iyi nimero mwayikoresha no kuri WhatsApp. Ndasubiramo 0788758141 cyangwa se kuri 07282823. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Twitter ndetse na Instagram, aho mujyashakirwa mukandikamo Ejo Youth Echo. Mwifuje no gukurikira ibiganiro byatambutse mushobora kubisanga kuri YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Dukomeza n'ubutumwa bwa none, Evode Kirengo uherereye mu karere ka Kicukiro yagize ati kwizigamira ntibyakunda kuko abenshi nta kazi, kuko no kubona amafaranga akemura ibibazo bya buri munsi aba ari ikibazo. Gusa hari n'abayabona ntibabikore, baba bumva bagendana n'ibigezweho. Uwase Yvette uri i Kanombe mu butumwa bwe yagize ati kwizigamira ntiwabikora utamaze gukemura ibikenewe byose, niyo mpamvu umubare w'urubyiruko rwizigamira ukiri hasi. Iradukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze yagize ati impamvu urubyiruko rutitabira kwizigamira nuko abenshi nta kazi keza bagira kabahemba amafaranga menshi. Ati ikindi nayo rufite rurayasesagura mu bintu ahanini bidafite umumaro ndetse rugakunda n'iraha cyane. Gusa ntibyagakwiriye kugenda gutyo kuko kwizigamira ntibisaba ibya mirenge.
Ezekiel Hakizimana uri mu karere ka Nyamasheke yagize ati kwizigamira ntibisaba ko wamaze gukemura ibindi byose. Gusa ndagira inama urubyiruko rugenzi rwanjye kwizigamira kuko ibyago ntibiteguza. Reka ubutumwa bwa none mbuhinira aha ariko mukomeze mubwohereze turakomeza tubwakire tuzabuhiraho ubutaha. Turamushimiye cyane Wikeza Christella umaze kutugezaho bumwe mu butumwa mwatugejejeho akaba anatugejeje ku musozo w'ikiganiro cya none. Mbere yo gusoza ariko reka mbibutse ko mu kiganiro cy'uyu munsi twaganiriye ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ariko twibanda ku bijyanye no kwiyahura. Twumvise ibitekerezo bitandukanye by'abantu bavuga ko kwiyahura biterwa ahanini no kwiheba, kutaganira n'abantu ndetse no kutakira ibyababayeho. Twumvise ubuhamya bw'umugabo utarashatse ko dutangaza amazina ye avuga ko yashatse kwiyahura bitewe n'ibibazo yahuye nabyo mu buzima birimo kubura ababyeyi ndetse n'umuvandimwe, gukurwa mu ishuri ndetse n'igurishwa ry'imitungo yari asigaranye. Madame Uwitonze Therese umuyobozi w'ikigo Mental Health Dignity Foundation cyita ku buzima bwo mu mutwe nawe yagarutse ku kuba umuntu yabasha gushaka ibisubizo bimuganisha ku iterambere aho guheranwa n'agahinda. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, mbere yo gusoza iki kiganiro nagira ngo mbabwire ko imibare y'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS igaragaza ko 60% y'abagerageza kwiyahura baba bafite agahinda gakabije naho 90% bakaba bafite imwe mu ndwara zo mu mutwe. Nubwo mu Rwanda hakiri umubare muke w'abaganga bazobereye mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe, ni ngombwa ko twese dufata ingamba zo kujya tugirana ibiganiro n'abo tubana ndetse n'abaturanyi mu kurwana n'iki kibazo cyo kwiyahura. Nawe wari uduteze amatwi mu kiganiro cya none rero ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi. Ese ubona hakorwa iki ngo umubare w'abantu biyahura ugabanyuke mu Rwanda? Twandikira ubutumwa kuri telefone igendanwa ariyo 0787 58 14 11 cyangwa kuri 07 28 02 82 32. Wadusangiza igitekerezo cyawe kandi unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe mu kiganiro ejo cya none cyari gihagarariwe na Roger Nigena. Mwakoze kubana natwe, nitwa Nicole Giraneza, mbifuje gukomeza kugira ibihe byiza.